ubufatanye bwanyu ariko ntitwabura no kugaya bamwe muri mwe badafatanyije natwe muri urugamba ahubwo usanga bari mu bindi bintu bari gukora anti campaign barakora ibiganiro birwanya iki gikorwa cyiza cya guverinoma mu gihe umuntu akiri umwere kumuhamagara media ngo muze mubereke mu by'ukuri nuko tudafite umuntu urega ribu ari kubirebye niba kuberekana kuri twe bigize icyaha nimwe mu kidufashamo mu bantu bapfuye Dr. Sabe yanditse mu bitabo byo kwa muganga byo gupfa umuntu witwa scovia waguye Bugesera yanyoye inzoga y'uruhe ruganda barabyandika bijya muri system cyangwa barayicunga barabyanditse yewe inzoga y'icyuma hari uharayinywa oya bayise icyuma ariko yari y'uruhe ruganda wenda abatekinisiye bakatuberetse nk'ubu Kazungu aburanya babwira ati nge nabwirwa n'iki birimo ko ntari umushimiste hanyuma aho ugashyigikira umuntu ngo yatanze mituweli ngo yubatse amapave ngo ku murenge ngo yasakaye iki ngo niwe watanze amafaranga menshi yo kubaka ikiraro ibyo ni ibiki niki cyasimbura rurambikanye hagati y'umunyamakuru Mutesi scovia ndetse n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Thierry nyuma yo kugaya Mutesi scovia dore ko akomeje kurwanya ndetse no gusesengura ku bigendanye no kutavuga rumwe n'ibyo leta yakoze birimo nanone gufunga inganda ndetse no kwerekana ku mashusho ba nyiri izo nganda batawe muri yombi ndetse n'umwe mu Kazungu ufite uruganda rwitwa Ingufu Gin. Nyuma yo gukorera ibyo bikorwa nanone Mutesi scovia yagaragaje ko urwego rw'igihugu nanone rushinzwe ubuzima cyane cyane Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabe Nsanzimana agomba kubanza kugaragaza mu bitabo ndetse byo kwa muganga aho abantu bapfiriye cyangwa se ikintu kishe abo bantu ko dore ko bavuga ko ari inzoga z'ibyuma zabishe bakagaragaza n'uruganda rwakoze izo nzoga zivuganye abo bantu mu rwego rwo kugira ngo bagaragaze ibimenyetso atari kugira ngo burire abantu ku gakanu ibintu abenshi babona nko guhombya ba nyiri inganda bitewe n'impamvu za leta cyangwa se ku nyungu za leta muri rusange bidafite bihuriye no kuba ba nyiri inganda barungukaga ariko ntibakora ibintu byujuje ubuziranenge. Ibi ngibi banabishingira cyane cyane ku nzoga ya Kenya yamaze kugaragaza ko yujuje ubuziranenge ahubwo nubwo u Rwanda rwatangaje ko izo nzoga zitujuje ubuziranenge u Rwanda rukaba rwarakoresheje iyo propaganda yo gukura ku isoko izo nzoga ku nyungu zayo bwite cyangwa se gushaka gushinga ikindi gikorwa. Abanyamakuru bari kuvuga ngo babazwa cyane no kubona leta imaze gusenya izo nzoga ikajya kubona hubatswe izindi nzoga cyangwa se hazanye izindi nzoga bashishikariza abanyarwanda kunywa ngo arizo zujuje ubuziranenge bya bigaragaje ko ari uguhombya abanyarwanda ku nyungu z'abanyamahanga cyangwa se ku nyungu za leta na bamwe mu bayobozi ku giti cyabo bashaka kwinjiza amafaranga bashyira mu mifuka nk'uko bitangazwa na bamwe mu basesenguzi b'itangazamakuru. Mu gusesengura amagambo nk'aya ngaya no kuyavuga ku itangazamakuru bigiye bitandukanye no kuvuga cyane ayo magambo ukayashyira kuri social media akanakwirakwiza bishobora gutuma umunyamakuru ubwe ajya muri risike yo gutangira guhangana n'inzego za leta ndetse akabikirwa kumucikisha bigakorwa mu buryo bubiri. Iyo adapfiriye mu mpanuka uwo nguwo arafungwa cyangwa se akagerekwaho icyaha runaka nawe agakurikiranwa nk'abandi bose. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukunda gufata abantu rwafashe nk'abanyabyaha rugahita rubashyira imbere kuri kamera kuri media ibintu ubundi bitemewe no mu bindi bihugu ko umuntu abakiri innocent cyangwa se inzirakarengane rero afite uburenganzira bwe bwo kudagomba kumugaragaza imbere y'igitangazamakuru cyangwa se imbere ya media muri rusange. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rero rufite ako kantu abenshi bari kwita ngo ni na defo itari nziza cyane yo gufata umuntu wese bafashe bakihutira kuza kumushyira imbere y'itangazamakuru imbuga nkoranyambaga zose akaza kuba arimo akwirakwizwaho nk'umunyabyaha nyamara kandi uwo muntu aba akiri ugukekwa mu gihe ibyaha byiwe ari gushinjwa biba bigomba gushyikirizwa ubushinjacyaha bakabanza kubaburanishwa nyuma yo kumushinja ibyo byaha no kumuhama cyangwa se no kumugira umwere urukiko nirwo rugomba konzora niba agomba kurekurwa cyangwa se kuba yafungwa. Nafunga uzaze kuri media uvuge ngo kanaka ibyaha yakoze biramuhamye rwose uwo muntu bamushuza bamutembereze cyangwa se bamwerekane nk'umunyabyaha ariko mu gihe akiri ukekwa aba afite uburenganzira bwiwe bwo kutamushyira imbere ku itangazamakuru. Ejo bundi rero RIB yagaragaje ko yafunze abagera kuri 61 nyuma ivuga ko nanone yafunze abandi bagera kuri 17 barimo na nyiri uruganda rwa Ingufu Gin ariwe Kazungu. Nyuma yaho ngaho kandi nanone harimo n'abakozi bakora mu ruganda rwa wahoze ari umuherwe cyangwa se umuherwe umwe mu baherwe tuzi hano mu Rwanda Sina Gerard ndetse wakoraga irwitwa ngo nagahebuzo uruganda rwe narwo rwamaze kugerwa amajanja rurafungwa ku mpamvu tutarasobanukirwa ngo ni yihe gusa none igendeye kuri content cyangwa se ko nyiti kiruti ni inzoga zitujuje ubuziranenge. Inzoga zose zikorerwa mu Rwanda usibye za Bralirwa zose nta nimwe irimo yujuje ubuziranenge dore ko zose baziciye ku isoko kimwe n'izakomokaga hanze mu mahanga ziza mu Rwanda z'ibyuma.
Kugeza ubu ngubu rero bamwe bari barishimira ibyo leta yakoze, abandi bakabazwa n'ibyo leta yakoze kubera amafaranga yahombeje abo bantu n'imitungo yabo ikaba iri muri risike bitewe no kuba abo bantu amafaranga bakoreshaga ari amaguzanyo ya banki mu gukora rero ibyo bintu, kandi nanone bagiye basorera leta banakora n'ibikorwa bya leta muri rusange. Gusa ubu tuvugana babahombeje babagize abakene ku rwego rukurikiyeho, usibye no kubagira abakene ngo banabareke bagenda, ahubwo ubu nibo bari kubashyira ku itangazamakuru nyine nk'aba bafunzwe. Ibintu rero Madamu Mutesi Scovia atari kumva ndinasobanukirwe neza cyane, bigatuma rero aterana amagambo n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ubundi mu gitangazamakuru cya Mutesi Scovia aricyo mu rwa Gasabo n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB na polisi y'u Rwanda ndetse n'ibindi bikorwa bya guverinoma, ni ibintu biba bigenda bihurirana cyangwa se bikorana neza ndetse bafashanya banashyigikirana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Gusa kugeza ubu ngubu uhereye ku itariki ya mbere ubwo hatangizwaga operasiyo, ndavuga ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani hatangijwe operasiyo zo gufunga inganda, nabareka abantu nabareka ibintu byakomeje kugenda ndetse hatangiye kuba guterana amagambo haba kwa KNC ndetse nanone no ku gitangazamakuru cya mama urwa Gasabo baterana amagambo n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Abagabo bakanabishingira kandi ku yandi makuru yasohotse aho igihugu cya Kenya cyamaze gushinja u Rwanda ko rwarakoze cyangwa se rugatangaza amakuru y'igihuha no kwangiza ndetse no kwica izina ry'ibinyobwa bikomoka mu gihugu cya Kenya bigera kuri 5, ibindi bikomoka mu Burundi, Uganda ndetse no mu gihugu cy'Ubuhinde byafunzwe bikareka kwinjirwa mu Rwanda. Ikigo cya Kenya bwacyo cyonyine gishinzwe nanone ubuziranenge bya Kenya cyitwa Bureau of Standards mu magambo ahinnye ni KBS, ndetse cyatangaje ko inzoga 5 nanone zo muri Kenya nanone zerutse guhagarikwa by'agateganyo n'ikigo nanone cy'u Rwanda gishinzwe ibiribwa n'imitsi mu Rwanda, Rwanda FDA, zakorewe igenzurwa. Ibyo byatumye rero hakorwa igenzurwa kugira ngo arebe koko niba zira nzoga zaba zitujuje ubuziranenge na Kenya zikure ku isoko. Rero bituma rero hakorwa igenzurwa rikomeye ririmo ibizamini bya laboratoire, igenzurwa ry'inganda ndetse n'ibicuruzwa ku isoko, maze nanone bigaragara ko zujuje ibipimo ngenderwaho by'ubuziranenge ndetse n'umutekano bya Kenya ndetse nanone n'iby'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC, bigaragaza ko u Rwanda ngo rwabeshye ubwo rwajyaga gutangaza ayo makuru, sibyo ko u Rwanda ntacyo rurabivugaho. Ibyo ngibyo rero bigaragaza ko rero n'inzoga zose zitigeze zikorerwa rero ngo isuzuma, ahubwo ari uko bafashe umwanzuro wo kuzikura ku isoko bakazita ko ari inzoga zitujuje ubuziranenge kize kwica abanyarwanda ku mpamvu runaka tutasobanukirwa iyo ariyo. Ubu ngubu kandi nanone bakaba no gutangaza ko ikigiye gukurikirwaho ari itabi, naryo rero abantu bari kurinywa cyangwa se baricuruza nabo mumenye ko nimugira Imana nirishira mutagiye murangurira rite kuko isaha n'isaha naryo byagenda kimwe, dore ko naryo ryangiza ibigendanye n'ibihaha, igituntu n'umwijima, nyamara ibyo byose nibiza mu gihugu bikanasorera u Rwanda. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rwa polisi y'u Rwanda SP Rutikanga Boniface yatangaje ko nanone ikoreshwa ry'itabi nanone rizwi nka fiber ritemewe mu gihugu, ndetse anasaba abarenwa kurireka kuko uzarenga kuri iryo tegeko azakurikiranwa n'amategeko abe yanabihanirwa. Iryo tabi rero naryo ntabwo ryemewe. Nyuma gutangira kugaragaza rero bamwe mu bayobozi bagiye bashitabwa muri yombi bitewe no kuba rero ko ari ibyaha bakoze, ndetse bakaba babashira ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, bikavuga ko hari abayobozi nyine batuye muri yombi bitewe ko hari inzoga bakoze zitemewe n'amategeko. Biri gutuma rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rero abantu bagiye bagaragazwa ku itangazamakuru. Ibyo ngibyo nibyo byarakaje cyane abanyamakuru, bakavuga ko rwose leta itari ikwiye gufata umwanzuro wo gufata abantu nk'abari ikaza kubashyira ku imbere y'itangazamakuru cyangwa se urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ubu tuvugana RIB iri kubona abanyamakuru bari gufata abantu bandi kwita bo ngo ni abanyabyaha mu gihe nyine bakiri abakekwa bita ngo ni abanyabyaha, igahita bahamagara nko ku munsi w'ejo umuyobozi bwa Rwanda FDA bwatayiwe muri yombi cyangwa se umuyobozi wayo yatawe muri yombi yitwa Emile Bienveni. Uyu nguyu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rukimara kumuta muri yombi rero rwahise ruhamagaza itangazamakuru byihuse, ndetse banarisanga aho risanzwe rikorera ndetse ku cyicaro cyabo, aho umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangiratsi yavuze ko nanone uburyo nanone ku muyobozi wa Rwanda FDA Prof Bienveni Emile akurikiranyweho harimo nanone gutanga ibyangombwa nanone kandi adashingiye cyane ku myanzuro y'akanama ka tekinike, kandi ko gatagomba gukurikizwa. Abayobozi batatu kandi bo muri RCB nabo bakurikiranyweho rero gutanga rero icyangombwa nanone cy'ubuziranenge cya S-Mark mu buryo nanone bunyanyije n'amategeko, ndetse nanone iperereza ry'ibanze byagaragaje ko ibigo 18 bya icyo cyangombwa kandi bitujuje ibisabwa. Iperereza riracyyakomeje. Ese ibyo Mutesi Scovia ari kuvuga nibyo cyangwa se arimo ararwanya leta nk'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruri kubibona? Ese ntabwo ushobora gutuma ubuzima bwe bujya mu kaga nko kuba yagirirwaho icyaha, gufungwa cyangwa se gutangira kugaragaza nk'umuntu uri kwigomeka kuri leta no gushaka kugumira abandi? Ibyo byose rero tuzatubirebera hano kuri X54 News. Baza kugira ibitekerezo bya muri comment, share, like na comment. Mutesi Scovia ibyo avuga ni ukuri
cyangwa nawe ari kurenga umurongo mbibi, arimo ararenga umurongo w'imbibi ibyo atagakwiye kuba yavugaho, ibyo nibyo arimo arakora bishobora kuba byanakururira ubuzima bwe mu kaga. Ibyo byose rero reka dukomeze tubihange amaso. Njye wumvaga nitwa Olivis, yitwa Exafifo News. Ngaho nakagaruka ka buri munsi, Imana ibahereza ibyo kurya, amafaranga n'ubuzima buzima. Reka tukomeze tubihanga amaso. Kurwanya inzoga z'ibyuma nicyo cyambere kirarwe ishinga na leta, itabi, za mitsingi n'izindi. Nibizakurikira tuzabimenya. Dusanga no kuri Instagram yacu, Facebook yacu, X, Twitter ndetse n'ahandi hose no kuri TikTok.